ndagira ngo witegereze neza iyi video urebe akantu kandi urebe akantu ngiye kukwereka. Dorcas nyirango benshi mwabonye ko afite indi look ku mutwe, agaragara ukundi kuntu gutandukanye cyane nuko twari tumuziho. Ngira ngo niba uri kubibona neza muri iyi video urabona yuko asutse, afite ibisuko, afite icyo bita ibisuko. Nyamara twari tumumenyereye kwigira umusatsi usanzwe wa naturel. Benshi rero ibingibi baje kuba babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati ibi ni ibiki noneho umukobwa wacu nawe bamukoreye, bavuga bati nawe kweri ADPR birangiye ibyo ubwa ADPR abishyize hasi, ibyo ashyizeho ibisuko. Abandi batese yaba nawe yarahinduye idini, yaba yaraguye, yaba yarapaganye koko kweri nawe birangiye umurongo batangiranye awushyize ku ruhande. Ariko ku munsi w'ejo nyine nimugoroba muri ibi bihembo bya Isango na Muzika Award nibwo twagiye tubona nawe yarasutse. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bari kubigarukaho bavuga bati wayi kubera iki uyu mwana nawe yavuye muri ADPR koko, kubera iki yahisemo gutandukira umurongo, kubera iki asutse rwose. Aho se ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko nyine atakiri umukristo wa nyawe? Ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko atangiye kuba umupagani nawe atangiye kwisanisha n'iby'isi? Nicyaba ari ikimenyetso se cy'uko yaba noneho nawe yaravuye muri ADPR byeruye, yarayiyomoyeho cyangwa se yarayigumuyeho, yarayivuyemo nyine muri rusange? Benshi bati rwose uyu mwana nawe utangiye guhinduka gutya bishobora kuzarangira nawe bitagenze neza. Ariko ku munsi w'ejo nyine nimugoroba muri ibi bihembo bya Isango na Muzika Award nibwo twagiye tubona nawe yarasutse. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bari kubigarukaho bavuga bati wayi kubera iki uyu mwana nawe yavuye muri ADPR koko, kubera iki yahisemo gutandukira umurongo, kubera iki asutse rwose? Aho se ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko nyine atakiri umukristo wa nyawe? Ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko atangiye kuba umupagani nawe atangiye kwisanisha n'iby'isi? Nicyaba ari ikimenyetso se cy'uko yaba noneho nawe yaravuye muri ADPR byeruye, yarayiyomoyeho cyangwa se yarayigumuyeho, yarayivuyemo nyine muri rusange? Benshi bati rwose uyu mwana nawe utangiye guhinduka gutya bishobora kuzarangira nawe bitagenze neza rwose. Nanone bamwe bagaruye inkuru amagambo uyu Dorcas yigeze gutangaza avuga ko we atazigera ahinduka na rimwe, katazigera ava muri ADPR, katazigera ateshuka ku mahame ya ADPR. Byari nyuma yuko nyine Vestine we abivuyemo agatangira kwisukira, agatangira kwishyiriraho rwose to make up n'iki. Ayo Dorcas rero nawe icyo gihe we yavuze ko rwose adateze kuzahinduka, adateze kuzava muri ADPR na gatoya. None kuri inshuro yamaze kuba yivuguruza ibyo yari yaravuze, yabiteye umugongo rwose. Yatweretse ko ibyo atari tayari kuguma muri ADPR, ndetse k'ibyo yavugaga nyine atari yabitekerejeho neza cyangwa se atari yabifatiye umwanzuro uhamye. Kuri ubu ngubu rero yamaze kuba asuka, ndetse no ku mafoto yagiye agaragara urabona ko rwose aka make up yagashyizeho. Ariko nanone ku rundi ruhande nanone benshi bakavuga bati n'ubundi ubwiza uyu mwana afite, inzobe, ubu bwiza ntabwo rwose yarakwiranye no kuba umwadeperi. Bati ntabwo yarakwiye kubaho nyine adasuka, ati shyiraho uturungo, ataba nk'abandi bakobwa b'inkumi ngo nyine ubu bwiza bwe abusigasire, abwerekane, nyine yerekane ko ari inkumi nk'abandi bose. Bati ubu bwiza rwose ntabwo byari kurangira gutya, yaza kuguma muri ADPR byari kuba ari ibibazo, byari kuba bipfuye. Ati ubu bwiza bwari kuba buhombye. Bati rwose kumubona asutse, yitera aka make up, arasa neza cyane, ni mwiza cyane, araseka neza cyane, amasara agaseseka. Bati rero ubu bwiza n'ubundi ntabwo bwari bukwiranye no kuguma ajabiriye. Ndagira ngo witegereze neza iyi video urebe akantu kandi urebe akantu ngiye kukwereka.
Nijoro ryaraye rikeye nibwo hatangwaga ibihembo bya IMA cyangwa se Isango na Muzika Award 2025. Nibihembo byegukanwe n'abahanzi bagiye batandukanye kubera ko harimo categories zigiye zitandukanye. Harimo Best Male Artist of the Year, Best Female Artist of the Year, Best Album of the Year, Best Collaboration of the Year n'ibindi byinshi cyane. Muri ibyo byiciro rero byose byari bihari, harimo n'icyitwa Best Gospel Artist of the Year cyangwa se umuhanzi w'umwaka ariko muri gospel, mu gisata cya gospel cyangwa se mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ikintu rero cyatunguranye cyane ni uburyo ki Vestine na Dorcas, itsinda rya Vestine na Dorcas aribo bahigitse abandi bose bari bahanganye mu cyiciro cya Best Gospel Artist of the Year cyangwa se icyiciro cy'umuhanzi w'umwaka muri gospel. Ibyo ngibyo rero byatunguye benshi kubera yuko aba bahanzi bari bahanganye n'undi muhanzi ukomeye cyane witwa Mbonyi. Ukuvuga ngo icyiciro bari barimo cyangwa se kategori bari barimo harimo uwitwa Prosper Nkomezi, hakabamo uwitwa Mbonyi, hakabamo n'uwitwa uyu nguyu nyine Vestine na Dorcas, hakabamo n'undi muhanzi witwa Papi Clever. Abangaba rero bose bari bahatanye ariko abantu benshi bahaga amahirwe Mbonyi bavuga bati niwe muhanzi wa mbere wakoze ibitaramo byinshi muri uyu mwaka, wakoze yasohoye album yakunzwe cyane muri uyu mwaka, yasohoye indirimbo zikomeye cyane zakunzwe cyane muri East Africa muri rusange. Bakavuga bati yego n'aba bana barakoze ariko mu by'ukuri bakoze indirimbo nziza nazo zakunzwe mu Rwanda no muri East Africa, atariko mu by'ukuri ntago bageze ku rwego rwa Mbonyi. Benshi rero bati aba bana ntago bari babikwiriye, ariko ikigaragara nyine nuko bafashe agakoni bakubita kunda ya Mbonyi, bamunyije akanyafu kabisa, bamukorera byamfura mbi, bamutwara igihembo nk'iki gikomeye cyane, igihembo benshi bari bategereje ko ari we ugitwara. Reka manze nkwereke uko byari bimeze ubwo itsinda rya Vestine na Dorcas byatangazwaga ko ari bo begukanye intsinzi. Umva amagambo yo gushimira yatangaje. Mwiriwe, ndishimye cyane ndashimira abanyarwanda, ni ikintu gikomeye cyane. Nimwe mwatweretse urukundo abanyarwanda no mu bindi bihugu. Imana ibahereza umugisha kandi turakomeje gutanga ubutumwa bwiza, turakomeje guhindura imitima ya benshi. Ibi biduhereza imbaraga nyinshi cyane. Imana ibahereza umugisha. Nyuma y'angaha rero nanone ikiganiro n'abanyamakuru ubwo yatangaga interview, wari wagize amagambo makeya yavugiye hariya kuri stage nyine yo gushimira no kugira gute, yaje noneho kwinigura. Mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru bamubaza byinshi bigiye bitandukanye, avuga uko yakira iki gihembo, avuga uko ashimira Imana, avuga ko rwose batari bo bonyine bari bagikwiriye mu bo bari bahatanye, atariko ndashimira imbaraga zanyu mwese mwadufashije, ndashimira itangazamakuru, ndashimira abanyarwanda muri rusange mwadukunze, mwadushyigikiye since day one tuza kugeza kuri uyu munsi ubwo turi gutwara ibihembo. Nyuma yaho rero banamubajije ku byo muri Canada, urugendo rwabo muri Canada uko byari bimeze. Umva nanone uko yasubije. Ukurikije uko muri Canada babakiriye, Mbonyi yavuze ko yagiye hanze abona urukundo rwinshi ariko ntiyabigereranya na hano imbere mu gihugu. Muri Canada uvuga ko babakiriye ku kihe kigero, wenda birenze amashusho email ya postingaga cyangwa se wenda n'amafoto make? Ni ibihe bihe bidasanzwe uvuga ngo Canada yabasigiye? Byabanje kungora ko rwa mbere ariko abantu bo hanze abantu muri Canada Imana bamushimagije urukundo, barasabwa cyane. Imana ibereze umugisha, batwakire neza, icyatujyanye Imana yaradushoboje, turakora. Imana ibereze umugisha, batwakire neza cyane.
Yes, nuko nguko rero byari byifashe mu byukuri, nuko nguko byari byifashe mu hariya muri Camp Kigali ahatangirwaga ibihembo bya IMA cyangwa se Isango na Muzika Award 2025. Ubwo rero congratulations kuri bano bakobwa rwose ba Irene Murindahabi, bakomeje kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi, bakomeje gukora ibidasanzwe muri gospel nyarwanda. Ngira ngo nabyibuka ko bafite indirimbo nziza cyane yitwa Usisite, indirimbo ikomeye cyane, iri kurebwa cyane, iri gukundwa n'abantu benshi, by'umwihariko bitari mu Rwanda gusa ahubwo no muri East Africa. Kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni mu gihe kitarenze icyumweru kimwe, niba nibuka neza igihe yasohokeye. N'abantu rero bakomeye cyane, twavuga ko ibi ni byiza, nubwo bamwe bari kuvuga ko badakwiriye ikigembo imbere ya Israel Mbonyi, ariko nanone ntabwo wavuga ko batari bagikwiriye mu by'ukuri. So rero ibi ngibi ntago ari byo, nubwo batwaye ikigembo bigateza impaka, ariko mu by'ukuri ntago ari cyo cyavuzwe cyane kurusha ibindi, nta nubwo yo ari byo nanjye naringamije kugarukaho cyane muri iyi nkuru, ahubwo ndagira ngo nkwereke indi nkuru yaciye ibintu kuri uyu mukobwa, by'umwihariko kuri Dorcas wenyine. Dorcas nyirango benshi mwabonye ko afite indi look ku mutwe, agaragara ukundi kuntu gutandukanye cyane nuko twari tumuziho. Ngira ngo niba uri kubibona neza muri iyi video, urabona yuko asutse, afite ibisuko, afite icyo bita ibisuko. Ibi ngibi nibyo bita marasta, nibyo bita babyita gute abantu musuka, muze mutubwire. Iyi ni penso na marasta ni iki mu by'ukuri, ni iki? Ndagira ngo rero mu by'ukuri ukomeze witegereze neza uburyo ki asutse ibisuko, nyamara twari tumumenyereye kwigira umusatsi usanzwe wa naturere. Benshi rero ibingibi baje kuba babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati ibi ni ibiki noneho umukobwa wacu nawe bamukoreye, bavuga bati nawe kweri ADPR birangiye, ibyo ubwa ADPR abishyize hasi, ibyo ashyizeho ibisuko. Abandi batese yaba nawe yarahinduye idini, yaba yaraguye, yaba yarapaganye koko, kweri nawe birangiye umurongo batangiranye awushyize ku ruhande. Benshi rero ntago bishimiye kubona uyu mukobwa asutse. Kuba yasuka rero nta kibazo kirimo mu by'ukuri, kubera yuko ni umwana w'umukobwa, urabona ko biranamubereye cyane. She's very beautiful, she's so beautiful. Nukuvuga ngo rero ntago ubundi gusuka byakabaye ikibazo, ahubwo byabaye ikibazo rero kubera iki? Byabaye ikibazo kubera yuko twese turabizi ko Vestine na Dorcas batangiye ari abadeperi b'imbere kabisa, babana no gukoza agaporodwi mu mutwe wabo gatoya, byari ikibazo gikomeye. Ngira ngo muranabyibuka mu myaka ya za 2021 niba nibuka neza, niba atari na kabiri, cyagiye havukaga inkundura ya cano, cyagiye Irene abarimo ba Mike Karangwa bashakaga kumurya bano bana ngo bari bo baba managinga. Murabyibuka ko hari ifoto yigeze kugaragara bari muri studio za Isango Star, niba mbyibuka neza, hari muri Isango Star. Abo bagabo nyine bari batangiye kubakoresha ama media tour, babazengurutsa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Muri iyo interview hafashwemo amafoto bari muri Isango Star, ariko ku mutwe bahindutse, babadefirije, udusatsi batunyereje, tukiri duke ariko tunyereye. Icyo gihe rero benshi bahise batangira kuvuga bati aba bagabo niba ari ibi batangiye gukora abana bacu, niba ari ibi ngibi mutangiye kubazana mu by'ubupagani, mubanyereza imisatsi kandi ari abadeperi, mutangiye gutandukira, mutangiye kubajyana mu murongo utari wo. Icyo gihe rero byateje ikibazo gikomeye, ndetse byaje no kurangira aba bana basubiranye na Irene, barongera bakorana mu mujyo cyangwa se mu murongo bari barihaye wa Gikristo, ushingiye ku mahame ya ADPR, harimo nyine no kudasuka. Nkuko mubizi, abantu basengera muri ADPR ntago baba bemerewe gusuka, ntago baba bemerewe kudefiriza, kunyereza imisatsi, kugira gute ibintu nk'ibyo. Bakunda kuba bafite umusatsi wa naturel, biri mu mahame yabo. So ariko
nyuma yaho mu minsi yashize nibwo twagiye tubona uwitwa Vestine ashyizeho imisatsi, arasutse, aranyereje, kugira ngo mu bukwe mwarabibonye ko mu bukwe bwe na Idris udusatsi bari bamusokoreje, nyine afite imisatsi isanzwe nk'iy'abandi bakobwa b'inkumi bose. Benshi rero bavuga bati ashobora kuba yarahinduye idini n'ibyo kubera umugabo, akavuga ati ngewe ndasengera mu idini ry'umugabo, iryo dini wenda rikaba ryemera gusuka, akaba ariyo mpamvu yasutse. Ibyo nta kibazo kirimo, nta n'ikibazo byateje cyane. Ariko noneho kuri iyi nshuro icyateje ikibazo cyane ni umusatsi wa Dorcas kubona asutse. Ngira ngo nawe benshi bahise babibona neza ko atakibarizwa mu idini rya ADEPR, kuko byagiye bivugwa ko Vestine yaciwe muri ADEPR kubera nyine uko gusuka n'indi myitwarire ADEPR itagiye ikunda. So rero Vestine we bakabona ko akirimo kubera yuko yarakiri mu murongo wabo, yaragifite umusatsi wa naturel usanzwe. Ariko ku munsi w'ejo nyine nimugoroba muri ibi bihembo bya Isango na Muzika Award nibwo twagiye tubona nawe yarasutse. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bari kubigarukaho bavuga bati wayi kubera iki uyu mwana nawe yavuye muri ADEPR koko, kubera iki yahisemo gutandukira umurongo, kubera iki asutse rwose. Aho se ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko nyine atakiri umukristo wa nyawe? Ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko atangiye kuba umupagani, nawe atangiye kwisanisha n'iby'isi? Nticyaba ari ikimenyetso se cy'uko yaba noneho nawe yaravuye muri ADEPR byeruye, yarayiyomoyeho cyangwa se yarayigumuyeho, yarayivuyemo nyine muri rusange? Benshi bati rwose uyu mwana nawe utangiye guhinduka gutya bishobora kuzarangira nawe bitagenze neza rwose. Nanone bamwe bagaruye inkuru amagambo uyu Dorcas yigeze gutangaza avuga ko we atazigera ahinduka na rimwe, katazigera ava muri ADEPR, katazigera ateshuka ku mahame ya ADEPR. Byari nyuma yuko nyine Vestine we abivuyemo agatangira kwisukira, agatangira kwishyiriraho rwose to make up n'iki. Ayo Dorcas rero nawe icyo gihe we yavuze ko rwose adateze kuzahinduka, adateze kuzava muri ADEPR na gatoya. None kuri inshuro yamaze kuba yivuguruza ibyo yari yaravuze, yabiteye umugongo rwose. Yatweretse ko ibyo atari tayari kuguma muri ADEPR, ndetse ko ibyo yavugaga nyine atari yabitekerejeho neza cyangwa se atari yabifatiye umwanzuro uhamye. Kuri ubu ngubu rero yamaze kuba asuka, ndetse no ku mafoto yagiye agaragara urabona ko rwose aka make-up yagashyizeho katakabije cyane, atari bya bintu bipika cyane by'amabara, ariko urabona ko utunwa yadusize, urabona ko ingoha yashobora kuba yepiye simbizi, ariko nyine biragaragara ko ibyo bwa ADEPR yabishyize ku ruhande, birabibyuya. Benshi rero batese niba batangiye guteshuka ku mahame yabo, aho si intangiriro yo kugwa, aho nibyaba bigiye kizagera noneho n'ibyo byo gusenga bakabishyira hasi, bakaba babivamo, cyangwa se n'imyitwarire n'imyambarire yabo none igatangira guhinduka, ikaba nk'iy'abiki gihe, bakaba batangira kwambara utwenda tugufi nk'abandi, bakaba batangira kwerekana kwambara utwenda turi sexy tugaragaza mu gatuza naye hose. Nyine nizo mpungenge abafana babo bafite, bavuga bati niba koko bamaze kuva muri ADEPR, niba batangiye kujya basuka, niba bari kwica nyine amahame, cyangwa se bari kureka amahame batangiranye, aho isi ntiyabiri kubahindura, aho kuba ibyamamare ntibyaba rwose bitangiye kubahindura ngo bibagira abandi bantu batahoze bari bo, batangire kwisanisha n'abisi cyane. Nyine nicyo kintu abantu benshi bari kwibaza, nicyo kintu abafana babo bari kugarukaho, bibaza bati birabibyuya rwose aba bana twakunze ntibagende. Ariko nanone ku rundi ruhande nanone benshi bakavuga bati n'ubundi ubwiza uyu mwana afite, inzobe, ubu bwiza ntabwo rwose yari akwiranye no kuba umwa-ADEPR. bati ntabwo yari akwiye kubaho nyine adasuka, ati shyiraho uturungo, ataba nk'abandi bakobwa b'inkumi ngo nyine ubu bwiza bwe abusigasire, abwerekane
nyine yerekane ko ari inkumi nk'abandi bose, batuba ubwiza rwose ntago byari kurangira gutya, yaza kuguma muri ADPR byari kuba ari ibibazo, byari kuba bipfuye, ati ubwiza bwari kuba buhombye. Bati rwose kumubona asutse yitera ka makeup arasa neza cyane, ni mwiza cyane, araseka neza cyane, amasara agaseseka. Bati rero ubu bwiza n'ubundi ntago bwari bukwiranye no kuguma ajabiriye yambaye ibintu by'ibirumbi yabigira ari ya imisatsi idafututse, idasobanutse, itameze neza. Bati rero rwose twebwe turamushyigikiye kuba yabikora gutya, kuba yasuka, kuba yakambara nk'abandi bakobwa, kuba yashyira aka makeup, byose ni byiza cyane. So wowe ubyakiriye gute kubona uwo bita Dorcas yashyizeho imisatsi? Wowe ubyakiriye gute? Urabibona gute? Ese urabona bimubereye? Ese urabona bitamubereye? Ese wowe ku ruhande rwawe urumva bimeze gute? Tubwire muri comment, utubwire uko ubibona, uduhe igitekerezo cyawe. So guys, rero reka mbashimire mwese abari mudukurikiye, mbabwira ko ibiganiro nk'ibi ngibi ari akagaruka umunsi ku munsi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro n'amakuru yacu azajya bagezweho 5 kuri 5.